Ibitaravuzwe ku mubano w'uwari umuyobozi wa Sonarwa n'umukozi we wasize Nobilis Apartment ihombye asaga miliyoni 100 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inkuru wumva bayibara bikaba nko kureba filime yandikiwe mu ruganda rukomeye. Liz Kinyange Lulu wari umuyobozi mukuru wa Sonarwa General yashidutse asa n'ubwoho nijoro kubera ibikorwa byo kunyereza umutungo byatumye benshi batangira gushidikanya imiyoborere ndetse n'ubunyangamugayo bwe. Kinyange na Aisha Uwamahoro bakekwaho kunyereza arenga miliyoni 100 y'amafaranga y'u Rwanda muri Nobilis Apartment isanzwe ari iya Sonarwa General Insurance, ariko iki gihombo kirenze bimwe byo mu bitabo by'ibarurishamari. Bombi bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, byahateganywa kandi kigahanwa hashingiwe ku ngingo ya 12 y'itegeko ryo kuwa 13 Kanama 2018 ryo kurwanya ruswa. Amakuru agera kuri Rwanda 24 ikura ahantu hizewe agaragaza ko Kinyange yari mu bantu arangwaho imyitwarire idahwitse, umubano wihariye na Uwamahoro no gushaka kwimakaza imikorere idahwitse ubushake. Bivugwa ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu gihe yageragezaga gutoroka igihugu. Byose byatangiye ari nk'akazi gasanzwe. Aisha Uwamahoro yinjiye mu kazi muri Nobilis Apartment ari umuyobozi ushinzwe icungamutungo, ariko yinjira mu buryo bunyuranye n'amabwiriza agenga ibyo gushaka abakozi. Amakuru yizewe agaragaza ko Uwamahoro yatsinzwe ikizamini muri Sonarwa ariko akaza guhabwa akazi muri Nobilis Apartment abifashijwemo na Kinyange. Ni ingingo itaravuzweho rumwe muri iki kigo kuko atari yujuje ibisabwa byaba ibyangombwa cyangwa ubumenyi. Uwamahoro nta hantu na hamwe yize ibyerekeye icungamutungo cyangwa ibyerekeye imicungire y'amahoteli, ariko yahawe umwanya w'umuyobozi muri Nobilis Apartment. Byahise bitangira kuba kimomo, bigaragarira bose ko umubano we na Kinyange utakiri usanzwe w'umukozi n'umukoresha. Uwamahoro yabonye akazi muri Nobilis Apartment ahabwa amasezerano y'akazi kuwa 29 Ukuboza 2023. Bitungura benshi kuko ari umwanya wari ushyizwemo umuntu nta kigendewe. Uyu mutego wo gutanga akazi mu manyanga ntiwari gushibukana ubusa. Hagati ya Nyakanga 2023 na Gicurasi 2024 hatangiye kugaragara ibibazo by'imicungire mibi y'umutungo. Icukumbura ryakozwe rigaragaza ko inyemezabwishyu n'amakuru yerekeye abakiriya bitahuraga. Amafaranga yishyuwe kuri konti za hoteli yahoraga ari make ugereranyije n'ayanditse, cyangwa abakiriya bakishyuzwa amafaranga make ugereranyije n'iminsi bahamaze. Atitaye ku binyuranyo byari mu bitabo by'ibaruramari, Kinyange bivugwa ko atigeze agira icyo abikoraho cyangwa ngo agenzura ibikorwa by'ubucuruzi bya Nobilis Apartment. Bikaba amayeri yakoresheje asigasira umubano wihariye yagiranaga n'Uwamahoro. Nubwo Kinyange avuga ko inshingano ye yari kugenzura no kugira inama Nobilis Apartment gusa, ibimenyetso bigaragaza ikinyuranyo. Uku guterera iyo kuri Uwamahoro byatumye akora uko ashatse nta gikurikirana. Ibihombo muri hoteli bitangira kwisukiranya. Abakozi ba Nobilis Apartment babonye bigiye hanze bahise bamenya ko umubano wa Kinyange na Uwamahoro utari usanzwe. Amakuru ava imbere mu kigo yerekana ko bombi bakundaga gukorera ahantu ha bonyine kure y'abandi bakozi, rero ko bitatunguranye kuba umubano wabo n'imikoranire byarabaye amahano. Umwe mu bakozi bakora kuri Nobilis Apartment utarashatse kwivuga izina yavuze ati ntabwo byari kubura kubaho kuko Kinyange wabonaga ari we utegeka Uwamahoro Aisha ibyo gukora, undi rero n'ubumenyi buke akabikora kuko yabibwiwe, ariko byose bikaba bishingiye kuba umubano wabo utari usanzwe. Mbese byagaragariraga natwe abakozi bahakoraga kuko bagiraga icyumba cyabo cyihariye
ngo byarashobokaga ko bahimba inyandiko rwose. Uwamahoro yagerageje kwirwanirira avuga ko yahoraga asaba Kinyange inama n'amabwiriza ariko akamwima amatwi, bituma akora ibyo yari ashoboye, hamwe agakora n'ibyo adasobanukiwe. Mu gihe iperereza ryari ritangiye kubakorwaho, bombi buri wese yashatse gusama amagara ye maze bivamo mu kwitana ba mwana. Uwamahoro yisobanuye avuga ko akazi kasabaga ubushobozi adafite, agahamya ko yemeye kugakora abizi ko atagashoboye kuko Kinyange atigeze amufasha cyangwa ngo amugire inama. Yavuze ko amakosa avugwa nta ruhare yayagizemo, ahubwo akibaza ukuntu ibihombo byagaragaye nyuma y'amezi 2 avuye mu kazi. Mu gihe Kinyange we yitarutsa ibyo Uwamahoro yakoze, akavuga ko yari amushinzwe ariko mu bintu bimwe na bimwe. Kinyange avuga ko ntaho yahuriraga n'icungamutungo rya hoteli kuko Uwamahoro yahawe akazi n'inama y'ubutegetsi ya Sonarwa ariko nabyo kabiburira ibimenyetso. Mu gihe byari bitangiye kunungwanungwa ko habayeho ibyaha byo kunyereza umutungo, Kinyange ngo yagiye agerageza gukwepa inzego z'ubuyobozi, ari nako ahimba amayeri yamufasha gutoroka, birangira atawe muri yombi, umugambi mubisha uramupfubana. Hagati aho Uwamahoro we yari yaramaze guhererekanya ububasha n'uwamusimbuye, hakibazwa impamvu amanyanga ashinjwa atatahuwe mbere hose. Mu gihe ibirego bikiri kwegeranywa, urukiko rwategetse ko Uwamahoro na Kinyange bagomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, iperereza rigakomeza. Ibyaha baregwa birakomeye kuko bimunga ubukungu bw'igihugu. Bombi bakurikiranyweho kunyereza umutungo kuri Kinyange, hakiyongeraho icyo kuba icyitso. Mu gihe abantu bagitegereje ko urubanza ruburanishwa mu mizi, amaso yose ahanze ku bantu basangiye gupfa no gukira, basangiriye akabisi n'agahiye, ahiherereye ikinyoma kikabatamariza mu rukiko. Ngibyo rero nshuti za Rwanda 24, ibyo muri ibi bigo tubona hirya no hino, byaba ibyo ku isi cyangwa ibyo mu Rwanda, ngiyo imikino ikorerwamo y'abakozi n'abakoresha. Murakoze rero kudukurikirana, murakoze gukurikirana iyi nkuru, ndabashimiye. Mukomeze mukande subscribe ndetse mukande like na comment kugira ngo dukomeze tubane kuri iyi channel yacu, channel ya Rwanda 24 TV. Murakoze nk'uko bisanzwe, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.